Repubulika. Burya Perezida wa Repubulika akimara kurahira hari imirimo atemerewe kuba yakora. Nk'uko ingingo y'103 bivuga, umurimo wa Perezida wa Repubulika ntubangikanywa n'undi murimo. Iyi manda yo Perezida wa Repubulika agiye kurahiriraho igomba kumara imyaka 5 ndetse ishobora kongerwa agahabwa indi manda imwe. Niko itegeko ryacu ribivuga, ndetse bikaba bivugwa n'ingingo y'101 y'itegeko nshinga ryacu ry'u Rwanda. Ushobora kwibaza ngo ese Perezida wa Repubulika ari buze kurahira ute? Perezida wa Repubulika hari mu buryo bwo kurahira bwe hari icyo itegeko ryacu ry'u Rwanda riteganya. Mu kurahira akurikiza itegeko nshinga mu ngingo y'102 aho igena indahiro ya Perezida wa Repubulika, akaba ari nawe Paul Kagame. Reka noneho turebe ese iyi ari buze kurahira ute, ari buze gukoresha ayahe magambo mu buryo bwo kurahira mu kanya natangira igikorwa cyo kurahira. Reka turebe ikintu cya mbere. Mbere yo gutangira imirimo, Perezida wa Repubulika Mwiriwe neza, reka nongere mbashimire mwe mwahisemo kubana natwe kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete. Iyi ikaba ari YouTube channel y'Abanyarwanda nk'uko mumaze kubimenyera, aho buri munyarwanda wese asabwa gukanda subscribe kugira ngo bijye bimworohera gukurikirana ibiganiro tubahereza, ndetse yigiremo byinshi. Nagira ikibazo kijyanye n'amategeko, tubibutsa ko dutanga ubufasha mu bijyanye n'amategeko ku buntu nta kiguzi, aho ashobora kutuvugisha niba ari ikirego yifuza gutanga, niba yifuza kwiregura, niba ari inama cyangwa se inyunganizi akeneye, akaba yatuvugisha tukamufasha, tukamugira inama y'uburyo bikorwamo. Niba hari ubufasha turi bumuhereze nabwo twabumuhereza. Uyu munsi nkaba nabateguriye ikiganiro cy'uyu munsi, aho uyu munsi tariki 11 Kanama 2024 hateganyijwe igikorwa cyo kurahira kwa Perezida Paul Kagame, aho aza kurahira ku nshuro ya 4. Ni umuhango kandi uteganyijwe kwitabirwa n'abaperezida batandukanye. Abaperezida bagomba kwitabira uyu muhango wo kurahira kwa Perezida Paul Kagame turi buze kuba babwira, ndetse tubabwire uko itegeko riteganya uko Perezida wa Repubulika agomba kurahira, ndetse tubabwire n'ububasha cyangwa se inshingano ahita ahabwa n'itegeko akimara kurahira. Nkaba mbibutsa ko nge ubahereza ibi biganiro bijyanye n'amategeko. Amazina yanjye ndi Alvis Cyubahiro, abandi umunyamategeko. Ndumva ikintu cya mbere twagakwiye gutangiriraho, murabizi neza ko muri iyi minsi Perezida Paul Kagame amaze mu bihe by'inzibacyuho. Perezida wa Repubulika uri ku butegetsi bw'inzibacyuho hari icyo itegeko ryavugaga. Iyo urebye nk'ingingo y'104 ivuga ku inzibacyuho ya Perezida wa Repubulika, aho ivuga ko Perezida wa Repubulika uri ku butegetsi yakomezaga gukora ibikorwa kugeza igihe Perezida wa Repubulika watowe atangiriye imirimo. Bivuze kuvuga ngo Perezida wari ku butegetsi nubwo ari nawe wakomeje kuyobora yari mu bihe by'inzibacyuho. Icyakora mu gihe Perezida wa Repubulika watowe ataratangira imirimo, Perezida wa Repubulika uri ku butegetsi hari ibyo atemererwaga gukora, noneho akaba agiye guhabwa imbaraga zo kuba yakora ibyo bintu. Ibyo Perezida Paul Kagame atari yemerewe gukora muri iyi minsi, ntabwo yari yemerewe gutangiza intambara, gutangaza ibihe by'amage, gukoresha itora rya referandumu, gutangaza cyangwa se gutanga imbabazi ku baciriwe imanza burundu n'urukiko. Mu gihe cy'inzibacyuho Perezida wa Repubulika itegeko nshinga ntabwo ryari ryemerewe kuvugururwa, ntabwo yari yemerewe kuba yarivugurura. Muri bino bihe by'inzibacyuho byari bishize, Perezida wa Repubulika watowe iyo yagombaga kuba wenda yaba atakiriho cyangwa se agize impamvu zamubuzaga burundu gukora imirimo yatorewe cyangwa adashatse kujya ku mwanya yatorewe,
hagombaga gutegurwa andi matora, ariko ibyo byose ntabwo bigomba gukorwa kuko perezida wacu arahari ndetse twe abanyarwanda twaramwitoreye. Ndetse uyirebye ingingo y'ijana na kane na gatatu yo iri buze kutubwira imirimo itabangikanywa n'umurimo wa perezida wa repubulika. Burya perezida wa repubulika akimara kurahira hari imirimo atemerewe kuba yakora. Umurimo nk'uko ingingo y'ijana na gatatu bivuga, umurimo wa perezida wa repubulika ntubangikanywa n'undi murimo wo mu nzego za leta zitorerwa. Indi mirimo ya leta ya gisivili cyangwa se ya gisirikare cyangwa indi mirimo y'umwuga. Urumva perezida wa repubulika ntiyaba umusirikare, ntabwo yacuruza, ndetse n'indi mirimo ya gisivile itanga izindi nyungu runaka, perezida wa repubulika ntabwo aba yemerewe kuyikora. Iyi manda yo perezida wa repubulika agiye kurahiriraho igomba kumara imyaka 5 ndetse ishobora kongerwa agahabwa indi manda imwe. Niko itegeko ryacu ribivuga, ndetse bikaba bivugwa n'ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga ryacu ry'u Rwanda. Ushobora kwibaza ngo ese perezida wa repubulika azarahira ute cyangwa se ari buze kurahira ute? Perezida wa repubulika hari mu buryo bwo kurahira bwe hari icyo itegeko ryacu ry'u Rwanda riteganya. Mu kurahira akurikiza itegeko nshinga mu ngingo y'ijana na kabiri, aho igena indahiro ya perezida wa repubulika, akaba ari nawe Paul Kagame. Reka noneho turebe ese iyi ari buze kurahira ute, ari buze gukoresha ayahe magambo mu buryo bwo kurahira mu kanya natangira igikorwa cyo kurahira. Reka turebe ikintu cya mbere. Mbere yo gutangira imirimo, perezida wa repubulika arahirira mu ruhame imbere ya perezida w'urukiko rw'ikirenga muri aya magambo agira ati: njyewe, ubwo azahita yongeraho amazina ye, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzaharanira amahoro n'ubusigire bw'igihugu, ko nzashimangira ubumwe bw'abanyarwanda, ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko nzaharanira ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Akavuga ko natatira iyo ndahiro azabihanirwa n'amategeko, ndetse agasoza avuga ngo Imana ibimufashemo. Perezida wa repubulika arahira bitarenze iminsi irenze iminsi 30 nyuma y'uko atowe. Buriya turamutse tubaze neza kuva igihe yatorewe kugeza ubu ngubu iminsi 30 yari itarashira. Ubwo iyo aramuka arengeje iminsi 30 yari kuba yishe itegeko nshinga. Reka noneho turebe ese iki gikorwa cyo kurahira kwa perezida wa repubulika kizitabirwa n'abaperezida bangana iki? Kizitabirwa n'abahe baperezida? Nicyo tugiye kureba. Abaperezida bazitabira umuhango wo kurahira wa nyakubahwa His Excellent Paul Kagame Abaperezida bazitabira umuhango wo kurahira wa nyakubahwa His Excellent Paul Kagame harimo perezida wa Madagascar witwa Andry Rajoelina, akaba ari perezida wa Madagascar. Undi mu perezida ugomba kwitabira uyu muhango bamwita Wavo Ramkalawan wa Seychelles. Undi mu perezida ugomba kwitabira iyi mihango yo kurahira kwa perezida wa repubulika harimo Dr. William Samoei Ruto wa Kenya, akabamo Joao Lourenço wa Angola, akabamo Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, akabamo General Mahmoud Doumbouya wa Guinea,
hakabamo General Clotaire Olongui Nguema wa Gabon, hakabamo Faustin Archange wa Repubulika ya Centrafrique, hakabamo Philip Nyusi wa Mozambique, hakabamo Perezida Sahle-Work Zewde wa Ethiopia, hakabamo Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, hakabamo Ismail Omar Guelleh wa Djibouti, hakabamo Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia, hakabamo Salva Kiir Mayardit wa Sudani y'Epfo, hakabamo General Abdel Fattah wa Sudani, hakabamo umwami Mswati wa gatatu wa Eswatini, hakabamo Perezida Mokgweetsi Masisi wa Botswana, hakabamo Hakainde wa Zambia, hakabamo Emmerson wa Zimbabwe, hakabamo Perezida Nana Akufo-Addo wa Ghana, hakabamo Umar Sissoco Embalo wa Guinea-Bissau, hakabamo Essozima Gwasinge wa Togo. Usibye ubwo urumva abaperezida mvuze na perezida 22, usibye abaperezida bazitabiriye umuhango, hari abandi bazaza bahagarariye abakuru b'ibihugu byabo. Bamwe muri bo ni aba bakurikira: aha harimo uwitwa Maropene, minisitiri w'igenamigambi wa Afurika y'Epfo, hakabamo Sonko, minisitiri w'intebe wa Senegal, hakabamo Jessica Rose Epel Olupo, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi nawe bakazazana, hakabamo Patrice, minisitiri w'intebe wa Sao Tome, hakabamo Abdoulaye Diop, ububanyi n'amahanga wa Mali, hakabamo Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Guinea, hakabamo Tiemoko visi perezida wa Cote d'Ivoire, hakabamo Ibrahim Bougali, perezida w'inteko nshinga amategeko ya Algeria, hakabamo Moussa Faki Mahamat, perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, hakabamo Louis Mushikiwabo, umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Perezida Paul Kagame akaba agiye kuyobora u Rwanda mu yindi manda ya 4, ariko yo ikaba ari imyaka 5. Noneho dukomeze turebe ese ni ubuhe bubasha perezida wa repubulika agira akimara kurahira, akimara kujya ku ntebe y'ubuyobozi. Mbere na mbere reka tubanze turebe ese ingingo y'114 y'itegeko nshinga rivuga iki. Ingingo y'114 y'itegeko nshinga ivuga kudakurikiranwaho icyaha ku wahoze ari perezida wa repubulika, aho ivuga ko uwahoze ari perezida wa repubulika adashobora gukurikiranwaho icyaha cyo kugambanira igihugu cyangwa icyaha cyo kwica bikomeye kandi nkana itegeko nshinga igihe aba atarabikurikiranyweho akiri mu mirimo ye. Reka dukomeze ingingo y'109 aho igena ububasha bwa perezida mu gutanga imbabazi. Tugiye kureba ese ni ubuhe bubasha perezida wa repubulika agira akimara kujya ku buyobozi. Ububasha bwa mbere agira nk'uko biteganywa n'ingingo y'109, agira ububasha bwo gutanga imbabazi. Perezida wa repubulika afite ububasha bwo gutanga imbabazi mu buryo buteganywa n'amategeko kandi amaze kubigishamo inama urukiko rw'ikirenga. Bivuze ngo umuntu yatanga imbabazi atarabigishamo inama urukiko rw'ikirenga.
Iyi ngingo y'108 ikavuga ububasha bwa Perezida wa Repubulika mu byerekeye intambara n'ibihe by'amage. Perezida wa Repubulika ni umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Perezida wa Repubulika atangiza intambara, ashyira kandi umukono ku masezerano yo guhagarika cyangwa se kurangiza intambara. Bivuze ngo Perezida wa Repubulika akimara kujya ku ntebe y'ubuyobozi hari ububasha ahabwa n'itegeko, ashobora kugira ububasha bwo gutangiza intambara cyangwa se bwo gushyira umukono ku masezerano yo guhagarika cyangwa se kurangiza intambara. Perezida wa Repubulika atangaza ibihe by'amage mu buryo buteganywa n'itegeko nshinga n'andi mategeko. Turebe ubundi bubasha Perezida wa Repubulika agira akimara kujya ku ntebe y'ubuyobozi. Agira ububasha bwo gushyiraho ifaranga nk'uko biteganywa n'ingingo y'110. Perezida wa Repubulika afite ububasha bwo gushyiraho ifaranga ry'igihugu hakurikijwe ibiteganywa n'amategeko. Ubundi bubasha Perezida wa Repubulika ahita agira akimara kujya ku ntebe y'ubuyobozi, agira ububasha bwo guhagararira igihugu nk'uko biteganywa n'ingingo y'111. Perezida wa Repubulika ahagararira u Rwanda mu mibanire yarwo n'amahanga. Ashobora kandi kugena umuhagararira. Perezida wa Repubulika ashyiraho abahagararira u Rwanda mu bihugu by'amahanga n'intumwa zidasanzwe muri ibyo bihugu. Abaje guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda n'intumwa zidasanzwe z'amahanga bashyikiriza Perezida wa Repubulika inyandiko zibibahera uburenganzira, birumvikana. Turebe ese n'ubuhe bubasha bundi Perezida wa Repubulika agira akimara kujya ku ntebe y'ubuyobozi. Agira ububasha bwo gushyira umukono ku mategeko. Perezida wa Repubulika ashyira umukono ku itegeko ryatowe bitarenze igihe cy'iminsi 30 uhereye ku munsi iryo tegeko ryamugerejweho. Icyakora mbere yo kurishyiraho umukono, Perezida wa Repubulika ashobora none gusaba inteko ishinga amategeko kurisubiramo. Iyo nyuma yo gusabwa na Perezida wa Repubulika gusubiramo itegeko, inteko ishinga amategeko yongeye gutora itegeko ku bwiganze bwa 2/3 ku byerekeye amategeko asanzwe cyangwa ku bwiganze bwa 3/4 ku byerekeye amategeko ngenga, Perezida wa Repubulika arishyiraho umukono mu gihe cyavuzwe mu gika cya mbere nababwiye haruguru. Ubundi bubasha Perezida wa Repubulika ahita agira akimara kujya ku ntebe y'ubuyobozi, agira ububasha bwo gukoresha referandumu. Ububasha bwo gukoresha referandumu ni ubwa Perezida wa Repubulika. Perezida wa Repubulika amaze kugisha inama urukiko rw'ikirenga ashobora gukoresha referandumu ku kibazo kirebana n'inyungu rusange z'igihugu, ku itegeko nshinga, ku mushinga w'itegeko nshinga, ku itegeko cyangwa ku mushinga w'itegeko hakurikijwe ibiteganywa n'iri tegeko nshinga cyangwa andi mategeko. Perezida wa Repubulika abisabwe ashobora kandi gukoresha referandumu hashingiwe ku biteganywa n'itegeko. Iyo itegeko nshinga, umushinga w'itegeko nshinga, itegeko cyangwa umushinga w'itegeko byemejwe n'itora rya referandumu, Perezida wa Repubulika arishyiraho umukono mu gihe kitarenze iminsi 8 uhereye umunsi ibyavuye muri iryo tora ryatangiriyeho. Ubundi bubasha Perezida wa Repubulika agira ububasha bwo gushyiraho amateka ya Perezida. Perezida wa Repubulika ashyiraho amateka ya Perezida mu bubasha ahabwa n'iri tegeko nshinga n'andi mategeko. Amateka ya Perezida yerekeye ibi bikurikira yemezwa n'inama y'abaminisitiri. Gushyira mu bikorwa amategeko iyo biri mu nshingano ze. Gushyira inzego z'imirimo za Perezidansi wa Repubulika, iza Sena, iz'umutwe w'abadepite n'iz'urwego rw'ubucamanza no kugena inshingano zazo. Perezida wa Repubulika ashyiraho amateka ya Perezida yerekeye ishyirwaho n'ivanwaho ku mirimo y'abacamanza n'abashinjacyaha bakurikira. Perezida na Visi Perezida n'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga, Perezida, Visi Perezida n'abacamanza b'urukiko rw'ubujurire, Perezida na Visi Perezida b'urukiko rukuru n'ab'urukiko rukuru rw'ubucuruzi, umushinjacyaha mukuru n'umushinjacyaha mukuru wungirije. Perezida wa Repubulika ashyiraho amateka ya Perezida yerekeye ishyirwaho n'ivanwaho ku mirimo y'abayobozi bakuru bakurikira:
umuyobozi w'ibiro bya perezida wa repubulika, abayobora komisiyo z'igihugu, ababungirije n'abandi bakomiseri bagize komisiyo z'igihugu, abayobozi b'inzego zihariye za leta n'ab'ibigo bya leta n'ababungirije, abayobozi n'abayobozi bungirije b'amashuri makuru ya leta, abanyamabanga cyangwa se umunyamabanga wihariye wa perezida wa repubulika, abajyanama muri perezidansi ya repubulika, abayobozi b'imirimo muri perezidansi ya repubulika, abajyanama bakuru mu nteko ishinga amategeko n'ababungirije, umunyamabanga mukuru w'urukiko rw'ikirenga, umunyamabanga mukuru w'ubushinjacyaha bukuru, abanyamabanga bahoraho muri za minisiteri z'abanyamabanga bakuru b'izindi nzego za leta, abandi bayobozi b'inzego za leta bagenwa n'itegeko, abagize inama y'ubuyobozi mu bigo bya leta n'ababahagarariye cyangwa se n'abahagarariye leta mu bigo ifitemo imigabane. Ni uko nguko nibwo bubasha perezida wa repubulika ahita agira akimara kujya ku ntebe y'ubuyobozi. Mbasaba kuza gukurikira iki gikorwa cyo kurahira kwa perezida wa repubulika, kuko ni byinshi muri buze kwigiramo ndetse mumenyeremo byinshi. Murakoze cyane, mbifurije gukurikira iki gikorwa cyose kirahira. Murakoze, muze kugira ibihe byiza.